Muyango yavuze yuko ngo bijyanye ngo n'umugabo ngo namupangaga ngo ibiki ngo nkamenya amakuru ye nimba hari ikintu bakoze cyangwa atari ikintu bakoze sibyo. Icya mbere cya kwanza Muyango ni umuntu mukuru sibyo, ntago ari umuntu uri under age. So iyo pase nimba yarabayeho Muyango ubwe arabizi, yavuze ngo aba bantu karaba boss, uranyumva neza, ibyo bintu ndanabizi yabikoze kugira ngo ndi kukubwira ngo Muyango ubwe kubera ko ibintu byari byabaye, uranyumva, byari abantu, ntago yari event yari yabaye ngo nininga ibiki ku buryo bakenera aba protocole, byari ibintu byo mu rugo. Muyango ubwe aravuga ngo uyu muntu ni umubosi wazaretse tukamenyana, uranyumva, ndambwira ati nta kibazo nzabahuza. Kuba rero narabahuje kandi n'umugabo nimba yararebye umwana akabona nyine byavamo, njyewe nta kosa mfite, bose ni bakuru, uranyumva neza. Yego. So ibyo rero yashatse kwereka umugabo we, aho yashakaga kwereka umugabo we ko nta kintu kiri hagati nande n'uwo mubosi, ko nta kintu kiri n'uwo mubosi, urumva. Ibyo rero yavuze ko 50,000. None se Muyango ngaho navugisha ukuri azane izo message bizayo mafaranga anagaragaze kuko uko biri kose yishyuye saro, kuko kwishyura saro byo yarayishyuye, uri kubyumva. Ibyo rero ari kuvuga ngo ubufaranga ngo bwato nato nibiki. Anyway, yenda reka tureke ngiye nta n'amafaranga ajya nima agaciro, amafaranga yose afite agaciro, urumva. Ariko Muyango nareke kuvuga ngo ngiye ngo naramutanze ngo nkajya nirwa ngo mbaza ngo uko bimeze. Yes, ngewe nk'umuntu wari narumvishe ko bose bakeneranye, narabajije. None se kugira amatsiko nibibi kubaza uko gahunda zimeze, narabajije. None se we kuki atamwiyamye avuge yuko atabushaka? None se umugabo ajya kumureba afite amaveve abiri, n'ubu ngubu nabyo ngiye kubizana, nge sinshaka gusenyera undi muntu. Urasenyuka kandi warasenyuka nimba uwo mugabo kabiri se ko rwasize kera. Uwo mugabo tureke kumuzanamo kubera yuko ngewe ntago nshaka kugira ngo umuntu agire ikibazo mu rugo, ibyo tubyihorere, uri kubyumva neza. Ikintu rero Muyango ari kuvuga anga playing a victim card. Muyango wubwe ibintu by'amarikode ari kwivugisha uko ngewe menya ko yari codinze trainer, uranyumva neza, ngo bakamvuga. Naravuze ati burya umuntu mwabanye muba mwarabanye, uri kunyumva. Ntiyabura ibintu biri ngombwa ko bijyanze cyane bitari ngombwa ko bijyanze akuvugaho, cyangwa se yenda akashaka kwishyira aheza kugira ngo umuntu bamwumve muri ubwo buryo, uranyumva neza. So ndaje ndavuga ati nuko bimeze, yari codinze uwo muntu, urumva. Finally cyaba cyose rega nkuko nabo babyaranye, baba bari kumwe baba batari kumwe, their family, sibyo. Nanjye nabo twabyaranye tutari kumwe, we are family, uri kunyumva neza. So nge rero menya ibyo bintu yakoze kandi urabyumviye ko yabikoze. We Brian uriho, Jihad uriho, mukamuri coding. Na kare wavuze ngo yarahari Dindi yarinjiye, wowe ntiwabimenye ariko yarinjiye. Nabimenye ko nago narindi wabo nyine noneho aho kugira ngo muri coding trainer aho ngaho dukinira iyo audio ni isigaye. Thank you. Ntabwo umva nkubwire, si isigaye kubera ko ibyo mfite nanjye ni byinshi, kubyumva. Ubu sarinda yavuga ibyo bintu ashaka kunzana mu bibazo byiwe. Ye namenye ko batandukanye hashize ibyumweru bibiri. Nawe ibyo bintu narabikubwiye, namenye ko batandukanye hashize ibyumweru bibiri. Uraka kanya amakuru numvise ko ngari keza wabivuze hanze ngo ubu byo nangiyo ni kese ya Brian. Umva nkubwire, umwana wamukubise plastique y'inzara, ibyo bintu bifitiye byavuye, uri kubyumva. Yewe bambwiye bagiye keza fite version ngiye gukina iyo yakimenye ubundi bitezana izindi screenshot bampaye. Uvuze ngo kimenye kaboro ke ntabwo izo audio kuko kina izo audio mukabona kuri video kina izo audio iyo audio yakimenye hanyuma none nanjye bitengira. Oya umva nkubwire we Godfather, mfite ibintu byinshi kandi birebire, uri kunyumva. Ahubwo reka ngembe mbyumva neza nibyo ngibyo Brian ari kwivugisha ni nge wabizanye. Brian singe wavuze ko uryana na Muyango, ndakurahiriye. Ariko niko bambwiye, niko bakubwiye, nanjye reka nshaka ahantu biri makumvishe rero ko atari ngiye wabizanye. Okay sawa, ntari urumva ibyo ngibyo nuri ari kwivugisha. Ngiye namenye ko batandukanye hashize ibyumweru bibiri. Menya ibyo mu Bufaransa ngo yakoze ngo ba Kevin ibiki byose murabizi mwesa, urumva. Ni ibiki byo nabyo ariko ye
Ntabwo wowe Bria unimba ako Bria kuki utazanye ya audio ko wavuze ko uyifite kuki utayizanye ugiye kuvuga ngo Kevin ntawuzi nge nawe tugiye dukemura ikibazo narakubwiye ngo afite umuntu yagiye kureba mu Bufaransa niko umugabo we amushinza urumva ukavuga ngo Kevin ngo ni inshuti ye kuki ucecekesha ukavuga ngo Kevin ngo nuko ari inshuti ye ngo bisanzwe none akaganirwa kana ko Kevin tamuzi muceceke ngaho rero ni muceceke rero twumve iyo audio kuramo ibyo bintu bya TikTok wumvire ku yanjye ni ibya ntoza byari bije muzana hano none ikindi kintu Bria reka nkubaze sibyo ikintu cyo kuvuga ngo Muyango we ngo Green Ronje nago bagushakaga nuza akugabanyiriza ku mafaranga urumva wari ugiye babure ni ubwa mbere mbyumviye hano konge boss wamaye akazi niwe tugikorana ni nawe tuvugana na n'uyu we bavuze ko bari bagiye kukugabanya amafaranga cyangwa ukagenda Muyanga avuga ngo njyewe ntago nakora iki ntago natuma Brian agenda nareke njyewe amafaranga kuyo nahembwaga bankate haya bazajye banyamuhereza ibyo bintu nabyo biri mu bintu nimba urugo rwinjizaga ngaya amafaranga akaba amafaranga atangiye kugabanuka kubera wowe ibyo nabyo biri mu byateje ikibazo mureke kungira ikibazo rero Okay, musome hano. Hagira umuntu nsomera. Hagira umuntu usoma hano. Uyu Jado Keza, twagiye kwa Jado. Manu busino audio kifite iminota 53 yose murayo. Uretse gato. Nanjye mfite ya 53 wagiye twari codingera imwe. Urakoze ni. Uretse gato. Ngewe nagari yongiye ese mugira uretse gato mugira servers mu nzu ibyo bintu muri code mubishyira ku zi device okay twagiye musome hano ngibi muretse gato hano hari message ya Jado uyu nguyu ni umugabo bivuga ko uyu mugabo Keza yatanzemo passe Muyango mbere y'utangamo passe hangani biri kuvugwa nani Keza umugabo tubaza passe ziratangwa ariko ntabwo bitubyita passe ahubwo biravuga ko ari umutego wateze Muyango kugira ngo musenyere nawe muteze neko namwuhaye nimero kugiye bamwohereza amafaranga bakamenyana ibyo bavuganye ngewe ndabizi noneho Muyango dore kuzi conversation yagiranye n'uwo mugabo mutapinge screen hano hanyuma tugendere kadusome nubona akanya umvugishe hello twavugana uyu ni umugabo uri kwandikira Muyango ariko kubera iki wijana muri saro uje umbwira pe urabizi ko nkwemera leta yabe bureke muribe aya saro sinayabura nta kibazo murakoze uyu ni Muyango umushurije ko ahisa mukatira ndabizi ko utayabura ariko numva naguhakeya ndagirana uyu ni umugabo w'umugore ariko basi nusoza umvugishe welo ko mushaka buriya wa mitinzo gato buriya mitinzo yego urakoze cyane murebe hano tugende gakiya turebe hello ko ngushaka erega ndashaka ko tuganira bitari kuri phone kandi ndizera ko bizagenda neza Mungu wangu Allahu Akbar mutapinge screen kugira ngo batatuvana hagiye kuza ibintu birimo amanimero mutapinge screen yo ni ibintu nkizi chat bahita bamvanaho mutapinge screen please mutapinge screen people mutapinge screen munapinge screen ahangaha ndashaka turebe uyu muntu uyu ni umutego Muyango ibingibi murebe Muyango kunda shusha umugabo Muyango yamushubije agira ngo Muyango aramusubiza aramubwira ngo umva rero nkubwire wa mugabo we nahujwe nawe n'akazi kararangiye rwose ibindi biganiro nagirana nawe byihariye ni bigamije iki ndagusabye kwinginga nyubaha nimba binanze iyubahe sinkunda gusuzugura nanjye sinkunda umuntu unsuzugura urakoze
umugoroba mwiza. Tugende neza. Umugabo yamushubije. Turi kumwe. Tugende neza. Umugabo yashubije atagira ati musharinge live. Musharinge live niba nangombwa muhamagare wa mugabo umwe mu muhanda bamwita ntuzamwita Kabera. Turi kumwe? Aho mvuga man. Ahangaha yagize ngo ha ariko nubundi nta gusuzugurana birimo pe. None se ubwiwe niki ko ngusuzuguye mu gihe utaranyumva? Nubundi ni ibijyanye n'akazi pe, ntubifate nabi, ndakwinginze mugore mwiza. Morning, nizere ko kugusuhuza byemewe. Morning, undi munsi le 5 rede ntabwo muri yango yamushubije. Tariki 5 z'ukwa gatanu arongera amamagara. Morning, ubonye akanya twavugana. Nguyu uwo mugabo twagiye. So musharinge live, mutapinge screen. Dekati jambo ni ryawe. Oya baretse Imana ngiye kujya ku kazi mbabara wumve bino mbone mukanya ngiye kwigendera ngiye kwihigira ibiceri. Yego abantu 5,000 ceceka nyine. Wacecetse mwa uri kunyumva? Aho nta muntu umwe ndikumva. Bani wasabye commuting na muting wasibye ni bikimana. Ni biki basibye? Ibiki basibye? Okay, deka uri nakonuza muri kunyumva? Turi kukumva amwe ngo ni ceceke no rukundo se ndavuga. Okay, gaceceka wowe. Oya barimo abafana muri nemba n'abafana mbere abantu bakomante ngo ari ibintu byasibye n'ibiki. Dekati wabaye ceceka gatoya mbabarira. Ngo hari ibyo basibyemo reka tubone. Bayitwara. Uri iyo audio muri kuyumva cyangwa? Yego turi kumva. Byo aho ngaho ushobora kubigira ikibazo sakaba ari ikibazo n'imyito byinshi byasibwe kabisa. Umva ceceka deka wacecetse Mete wayo marayona. aragenda kanamfata ariko hari ndi ikibazo simbizi n'impamvu mfata mu buryo ngiyeho. Buriya urimo Rwanda n'iki man? Urimo Rwanda n'iki tudanye? Urimo Rwanda n'iki? Deka ceceka. Buriya kumva Ive wacecetse ukumva Ive ibyo yari ari kuvugana ariko Keza turi kuvugana ari kumbwira ibyo Ive yamubwiye. Nawe umbwira uri umugore w'umugabo undi muntu akazagenda. Okay, nacecetse nta nubwo najya kuvuga birane. Reka twumve. Ucecetse. Narangiye nacecetse burundu. Subwo wacecetse. Cadaramagaye nyuma ndamwandikira message ndamubwira ati baba rero kabyara icara uganirize ngo umugire inama. Urumva areka ibintu byo kuvuga by'amadrama, areka ibintu by'ikiyubake kubera ko nareke kuza muri iyi mihanda yitwa amazina twebwe babyeyi tudafite abagabo batwite. Nuko namwandikiye ndamubwira urumva nareke kuvuga ngo agenda rero umwana wenyine. Urumva uriya mwana ni mukuru azi papa we aziko papa yahoraga umunsi ku munsi. Urumva gusa nyine ngiye kugeza kuno munota kanje wenda wavuga ngo ngiye kuvugana na Muyango ntago nyine mbona ikintu namubwira ati Muya ariko nawe wakoze iki nicyo cyarakaje Ive kikamurakaza ku mutima akavuga ati ngiye ku buryo Ive avuga ati ngiye urwo rugo rwose woya bura nyine umuntu gufata umwanzuro akavuga ati urwo nduvuyemo byakuruvamo abafite ikibazo kabisa kirisiteri. Reka nkubaze Priya nimba Kimenyi yarafashwe ko bamucinya ko yacinye umugore we. Yego pe ibyo kandi nta nubwo abihakana. Ibyo ntabihakana ntagira gute. None se reka nkubaze nimba uwo muntu ko bari baratandukanye sibyo barongera bariyunga ntubizi? Yego. None se ko bari barongeye bakiyunga umugabo bivuga ko niwe wagombaga gusaba imbabazi akajya akora utuntu twinshi kugira umugore yibagirwe icyo kintu yamukoreye. Yego twese turabizi twabaye mu rugo Priya. Yego ibyo ndabyumva cyane ndanabyemera. None ni igiki kuri iyi nshuro wumva byatuma umugabo yongera akavuga ati uru rugo fasha umwanzuro ngenda usohotsemo? Mubwira uti ngenda shaka nimba hatarabayeho ikibazo
mu gitabo yise yego amasezerano. kumana sorry gato ongera unsubirizemo bivuyemo tesha kandi ndashakaga bumva ibyo ngibyo byari bigezemo mba numvishe nkumva birantunguye nanjye ngomba kugenda nkamugira inama na atabyumva abo bana bo kuvuga ngo byitwa amagambo ndetse arajya kuvuga ngo uri umunyamagambo wavuganye na Brian kandi wowe wavuganye nawe ni njye nyine biri gutambuka muri njyewe kirara undi muntu kira kubwo nanone abifasha akabibwira undi kandi nawe uwo muntu waza kuvuga ngo Keza ngo yavuze ubwo yabashaka njyewe kuko ni njye wabwiye uwo muntu yabashaka kandi impamvu ubona ndi kukubaza cyane ndi imbere y'Imana ishobora byose na nyine hari ibintu bibuka vuga semana nkora iki ngira inama mpereye he ive nge nituvugana wenda ube wakumva umwe wumve n'undi urebe n'ahantu wabihuriza wenda ngo abantu bongere mani nyine gusenya si cyo kintu cyangombwa ntabwo bafite inshuti yenda zivuga ngo umwe ari inshuti n'uyu kandi agahindukira akaba n'inshuti bahuriyeho uri kumva niyo mpamvu rero Keza ubona ndi kukubaza nawe ibyo ngibyo urimo urambwira ngo ejo ngo bidahindukira ngo bikaba amagambo n'ubundi ibyo bintu bibaye amagambo ubwo byaba ni kuri njye byaba biturutseho ni kuri Brian byaba biturutseho uwo muntu wundi waza kubyivangamo utari mu yango nawe nabibwiye nawe ndi kumugira inama uwo muntu nawe yabashaka karasi n'ino mihanda ikintu cyo kandi uwo mwanya nanjye ndawufite icyo nakubwira cyo muyango sibyo okay ngiye kukubwira nk'urugero rumwe ubwo noneho urugero rumwe urahita umenya ibindi byose biri inyuma njyewe nimbimenya ndabigusobanurira uko mbyumva mu mutwe wanjye kandi uko nabigusobanurira nako nawe nabimusobanurira icyo kintu kimwe ngiye kukubwira urahita uvuga ati nimba iki kintu cyo kiba ibindi mu rugo byifashe gute sibyo kuko nta bandi bujya muri buri kadi sibyo buriya nimba bigezaho umugore atakiryamana n'umugabo we umugabo yamukoraho umugore akahindukira akanga araza ukamuha kubera wenda amakimbirane bafitanye ahabwa akato nyine nawe uri umuntu mukuru Brian nyine ndi kubyumva hari ukuntu wenda uba ufitanye n'umuntu ibibazo mufitanye amastress we cyangwa se wenda akaba harimo ako kantu kuko akirakaye yuko yamugize gute yamuciye inyuma bikamucinira none se wemera ko hari n'igihe kuko ibyo bintu byabaye mu kwa 10 nge sinari nanabizi ibaze ibintu byabaye mu kwa 10 nkaba nabimenye mu kwa gatatu ukumva ibyo byose hashize igihe cyinshi kandi baraniyuze sibyo haciyemo utundi tuntu tw'ibihe bagiye bagirana byiza nyuma yaho sibyo rero hari ukuntu umuntu nyuma agira intwaro ikintu bitewe n'ibyo ashaka gukora agakomeza agarura cya kintu cyabaye ndabyumva cyabaye uri kubyumva ariko mu by'ukuri icyo kintu si cyo kibazo ahubwo we n'izindi diru ze yibereye nimba atamuciye cyangwa umuntu akabigira iki urwitwazo uri kubyumva akazamo n'akandi gasuzuguro ko mu rugo sibyo akazamo kuba noneho atubaha umuryango w'umugabo harimo ibintu byinshi cyane umuryango w'umugabo nawe amakuru ufite nawe nuko utamukunda urumva ko Keza urugo rwa Muyango rwose aruzi oya ntabwo ndi bubagamira ahantu hamwe kuri kw'Imana ariko burya nimba umuryango ubizi ko batagukunda sibyo none se sheri ugenda ukabibwira runaka ukanabavuga ubundi ibyo byo ako kantu uri gutambikamo ko kubibwira runaka niko kari kundakaza kuko niko ntasanzwe nzi pe kuko njyewe ngerageza kubwira Muyango nkamubwira ni wowe kabyarawe ibintu byawe nyine ni ibyawe aba bantu bose twizera tukavuga ngo aba ni inshuti zacu niba koko ibyo birenganye nakaba afite abandi banagenda akaganiriza ibyo bintu aho byaba ari ikibazo kese inkubeshye pe rero iyo munyuriye muri make we mu by'ukuri ikintu namugiraho inama sibyo kwanza ari we agenda aca bugufi ari kimenyi nawe aca bugufi bahane gahunda bahure bagane umva Godfa ino audio ni ndende cyane kereka ubwo biguhaye ukazabyiplayingira ariko njyewe uri kumva yuko umuntu witwa Yves niba afata ibintu byo mu rugo rwe akagenda akabiganiriza Keza sibyo Keza nawe afite abashuti be kuko wenda Muyango ntago ari we nshuti sibyo
wenda nawe ashobora kubimuganiriza gutyo wenda amutera story undi nawe akabijyana akabiganiriza undi gutya amutera story ni byinshi cyane kuko ni byinshi cyane wumva yuko Keza ameze nk'ugenda akaganirizwa abamodereta muvane muri kwese abantu basabye kuzamuka kugira ngo abantu bazamuke yego ndakumva uri kumva ameze nk'ugenda akaganirizwa nande na Kimenyi mwenyewe uri kumva noneho Muyango yabimenya yabibwira Kimenyi nawe agashaka kwereka ko abo bantu abwira ahubwo aribo bamuzanira amagambo akanerekana ko yababrotse yego akanerekana ko yabrotse abo bantu batakivugana akongera agahaguruka akavana abantu hariya uri kumva yuko Keza twageze ngo tunavugana n'ibyo ngibyo ngo byo kujya mu Bubiligi kwa Muyango urumva yuko Yves ngo yari yarabibwiye nde Keza yari yarabiganiriye tugire gato yari ikintu Okay. deka nukuvuga ngo Mfate ijambo. kwa Keza wi uretse gato Reka mfate ijambo. uretse gato ya deka uretse gato icyo mvuga ni iki ngiki mbere ko ufata ijambo ahangana turi kutwumvisha ibintu neza cyane Brian rangiza soza Brian uri kumva nukuvuga ngo umuntu witwa Kimenyi niwe ufata ibintu uri kumva ng'ibyuko ngo yamupfukamishije ngo imbere y'abakozi ibyo byose ni Kimenyi uza akabyivugira ukunyumva ibyuko ngo amafaranga ngo Muyango ngo akorera ngo wumva ngo bayongeye ngo kwa Brian ngo urumva nukuvuga ngo ubundi Kimenyi niwe kandi urumva Kimenyi wibuke yuko ari besto wa Keza akanaba n'umugabo wande Muyango nukuvuga ngo hose nyine hose ni umunyakuri imbere ya Muyango ni umunyakuri imbere yo kwa Keza ni umunyakuri uri kumva ariko nagafata Reka nkubaze kuko ibyo wasone ngira ngo twabyumvishije reka nkubaze sibyo ntumfate nawe inshu yanjye n'ibiki byose sibyo tuvugisha ukuri subwa mbese ubwa kabiri kuki mu minsi yashize n'uwo bita Yago yabivuzeho bamufata nk'umusazi n'umwara mugire ka tumureke aravuga ati Brian rumwe mu bantu basenye urugo rwa Muyango n'uwo bita Yves amakuru mfite ubwo ngiye kuvuga ibyanjye iby'uyu munsi mbireke amakuru njye yangezeho yavugaga yuko uri mu bantu basenye urugo rwa Muyango akaba ndenze Brian reka ndimo urasubiza ufata ijambo nicyo cyiza cyo kuba turi aha hantu sibyo bakavuga yuko uri mu bantu basenye uriya rugo tuba yuko wowe na Muyango ngo mwaryamanaga ngo ni Kimenyi ngo n'uyu munsi nyuma yo gutandukana na Yves ngo na n'uyu munsi sometimes iyo akazi karangiye muratahana ibyo ni ibinyoma ni ibinyoma bivugwa urabivuga hiki oya ni ibinyoma pereka nkubwire nyine rindira ngo usubize nawe rero nanga ko uyu muntu ajya gusubiza unshyushye uvugira hejuru gatuma nanjye mvugira hejuru nkirwarira umutwe banza wumve nani Deka Muyango nakubwiye ko njyewe dukorana ariko Dekati ureke kwigirisha kuko Deka wowe turi inshuti turavugana kandi na Muyango kandi banza wumve na Muyango ni inshuti yanjye ureke ibingibi kandi umva nkubwire uvanye na nyuma y'ubushuti banza wumve uvanyeho na nyuma y'ibyo Deka njyewe uranzi yaba ari n'umuntu twakundanye uyu munsi n'ejo bose ubu bazi ndabeshya ndabizi 100%. Anyway, by the way, abantu urabizi cyane niyo mpamvu ibyo twari byose it's ni friendly match nta rwango rurimo ariko hari ikintu nshaka kubaza nkuko nayo oya mva nkubwire Dekati tuvanyeho ibingibi byo kuvuga ngo turi kuri social media inyuma mu buzima busanzwe turi inshuti turavugana yaba ari umuntu turi gukundana tugahamagarana kuri video call uramubona uri kumva n'umuntu turi kugendana n'umuntu duhararanye turavugana yaba ari n'uwo wamenye wumvishe mu mihanda ukamamagara ukambwira ndabikubwira ati uyu muntu turi kumwe cyangwa ntabwo turi kumwe kubera yuko uri inshuti yanjye mu buzima bwanjye busanzwe sibyo umuntu witwa Muyango uramaze nawe gahambirwa urukundo rwanyu muzasambare muzabyarana na Dekati niba mukunda ndimo nakumva ya uramaze ibyo ntago ibyo byihoreye oya nukubera yuko abantu nyine wenda bafata ibintu bakumva wenda banza wumve bakumva wenda nka Dekati birindira bakumva wenda nka Dekati cyangwa se ngo abantu nabonaga abantu muri comment barimo barambwira ngo muri gutukana ngo twatukanye
muya wifata uko mushaka mugende mucuruze namwe mama mukeneye kubaho uri kumva ibyo birangira reka nkubwire Deka buriya nubwo turi guciba ibintu ku ruhande mutaza kugira ngo birarangiye umuntu wenyine uzaza kurangiza ibi bintu ni umuntu witwa Yves kuko Yves aravuga urakoze cyane nanjye batazanye umuswa yeah. ntabwo ibintu twabi banzunega amatwi umuntu witwa Yves yigeze ngo gukatira Muyango ngo aramubwira ngo ariko ngo kubera iki ngo uhora uvugana ngo na ba jihadi ngo na ba Muyango ngo ibiki ngo mamupanga ibiki ngo mamuvugana ibiki arangije Muyango aramubwira ati rero bari abana n'abashuti banjye pe n'abashuti banjye icyiza reka mbahamagare ntabateguye buri wese wumva ibyo tuvugana ahera kuri jihadi Mana njyewe ndi umuntu wakundaga wumve yuko muri no audio ndaza kuza kuyikoherereza uze kuyumva witonze ko ifite umwanya munini mani niba hari ikintu cya mbere cyabanje gikambabaza naravuze se mana yanjye umuntu uri inyuma y'ibi bintu byo gushwana kwa Yves no gutandukana kwa Muyango akabaguma agenda asongamo ibintu bituma badahura ni ibiki na Keza umvisha ko yakubwiye yuko njyewe nashatse kugira ngo duhuze wenda Muyango na Yves twumva umuntu birimo hagati ariko bikanga sibyo njyewe Muyango turakora niba Muyango nzi na bizuye ya hano kwitama hano hasanzwe so Muyango rero ahamagara Madiva ambwira ati se Keza wabimubwiye abyakira ati Keza ndega nta kibazo Muyango naza akavuga uko byagenze uko nguko ambwira ati Keza nta kibazo agufiteho ibyo ngibyo ngo ari kuvuga ngo byo bibazo ngo nibiki ati ngo Keza nta kibazo agufiteho ntago yigeze abigira intambara ibyo rero narabyiyumviraga nibyo koko kubera yuko Muyango atari ubwa mbere tugiranye ikibazo urumva nafashe telefone kugira ngo coding nono nuza aravuga Madiva ati hoya wibikora ndabyihorera nkurama ariko nari maze gufata agace gatoya uri kubyumva nuza aravuga Muyango nako Madiva arambwira ati Keza byarangiye nta kibazo wowe uzaza uko ati ntago yigeze yisaza uri kumva ambwira ati ariko se mwazashakanye mugakemura ibibazo mwaba mufitanye uri kubyumva Muyango aramubwira ngo biragoye ko giye na Keza twakemura ibibazo dufitanye kubera yuko ubu naramurakariye bikomeye urumva ndangije ndambwira ati wowe noneho mubwire kuko na Madiva uvugisha ukuri nakubwiraga minyutinga kugira mbashe kukubwira nakubwira ati mubaze n'ikihe kibazo uri kubyumva kugira nyine mbimubwiye ati mubaze n'ikihe kibazo yenda ntiyumve ko ari kumwe n'umuntu urumva arangije ambwira ati nese n'ikihe kibazo n'iki ngo yango ni birebire ngo ngewe ngo ntagura mukobwa byakunda ngenda mwanga urumva ndavuga ati okay barabirangiza bavuga nyine uburyo bakomezanya gahunda zabo z'akazi urumva ngewe nibwo nyuma nicaye ndavuga ati uyu muntu kure kingiye nta kibazo gihambaye ngiye mugiraho uri kubyumva ariko nimba atangiye kunyinjira kuza kumbuza akazi ibi bintu bikoze iki bifite like nyine bimaze kuba too much uri kumva ndavuga ni koko ndamutse ngiye gupostinga nkababara nka postinga kakanya byakica show yejo kandi umubosi nawe yakeneye kunguka ibyo yashoye ndavuga ati kambyihorere ngiye nzapost sorry baragenda bati ngiye nzapostinga show iri kurangira so aho ngaho nihuse impamvu ntigeze mvuga ngo mpamagare Muyango mubwira ati se Muyango kuki wavuze ibi bintu kuki wakoze ibiki uri kunyumva neza jewe ntago ari ubwa mbere Muyango tugiranye ibibazo nk'ibyo kandi ngiye nkamwaprochinga bikarangira nsabye imbabazi kandi nanone akongera Godfather so at this time ngiye naravuze ati ntago ngiye ngomba kumwaprochinga nabyo Madiva yavuze se basi wowe ntago watera intambwe ukagenda mukaganira ikibazo mwaba mufite Keza mubaze ikibazo mubaze ikibazo banyemere uko byumvikana warababajwe koko so nuvuga ngo ibintu ufitanye n'umuntu habaye conflict ye iraza yinjira iva mu bintu bisanzwe yinjira muri business wise so ashaka gukora amafaranga birumvikana buri wese ashaka kubaho ashaka gukora amafaranga sibyo warababaye yego ku rundi ruhande uwo bita Madiva nubwo afite amakosa akaba yabateranyije ariko nawe yabaye akakanya okay yarabateranyije nyine ngo ntago yitwaye neza kuko ikibazo yarakize ariko arahara arisobanura ako yabaye victim Madiva kuba yaduteranya ntabwo bivuze ikibazo Muyanga mvuze oya wese ntabwo yabateranyije ntabwo ikibazo dufite nyine ntabwo yabateranyije nyine ngo nibwo ku kibazo kijya way back ariko
ikosa ryarabaye kuri kino kirori ariko ikosa birumvikana ryarabaye ariko birumvikana ko ikibazo gisanzwe ikibazo mufitanye gihari. ni ikihe njye nicyo kibazo cyanjye Njyewe rero nta kibazo njyewe nzi mufiteho, uri kubyumva? Nta kibazo nzi mufiteho. Ibintu twigeze gupfa byari uko yamvuze amvuga munyuzeho, umuntu bari kumwe aramurikodinga. Ibyo bintu bigaruka ahangaha ndumva mwarageze mubikorera na space, kandi aho hantu yari ari ni njye wari wamujyanyeyo namurangiye akazi, arangije ararenga aramvuga. Birangije ngewe nkora iki, abimbwiye arambwira ngo se ngo uribuka umuntu wanyuzeho duhagararanye ngo gutya nacyo. Ndavuga ati rero uwo muntu ntabwo mwibuka neza ko nababonye, ngo burya yari ari kundikodinga. Ndavuga ati yakurikodinga gasha tujye guhiga ako gakobwa ngiye nkagukubitire. Urumva ntabwo navuze namubwiye gutyo kuko mwanga cyangwa mufite ikibazo, kubyumva. Nambwe ati ka kuri kodinze se wavugaga ibiki, wavugaga ngo yanga urumva nari nisanzuye ngo namusanzuye ngo ibiki. Nambwe ati sha tugende nge kuhigira nkagukubitire, urukonyumva. Arangije avuga ngo yabyiyorera. Nyuma y'amasaha 2 ngende kumusaba nge kumukubitira umuntu wa muri kodinze wamuvuze, nsanga ya audio nanjye yarari kumvuga. Yewe rero na hantu nagiranye ikibazo na Muyango, turangije birandenga ndavuga ati kamuhamagare, ndamuhamagara ndavuga ati ko ngiye narindi kukurwanira ishyaka ko iki wowe wakoze bino bintu, urumva. Ansaba imbabazi arambwira ngo ngiye keza nabaye ngo ubuzima bwanyu wonzi ko ngunyanga. Ese Muya wari uzi ko nkwanga mfiki nawe cyangwa ni iki kijya kiduhuza ngo umenye ko nkwanga? Jambo rimwe ryonyine mu magambo yose baba barakubwiye ukumva ko nyine naba narakuvuzeho, iryo jambo ntaryo yambwiye, uri kubyumva. Arangije birangira akoze iki, birangira nsabye imbabazi, birarangira turababarirana, numva ko ibintu ngiye birangiye.